utwaye ibendera RDF muri wungirije Katolika Shikarangama ibendera ry'igihugu rihabwa icyubahiro kidasanzwe nk'uko mwabibonye n'ikirango gikuru cy'igihugu cyacu mu ngabo z'u Rwanda bashinzwe kubika no gutwara amabendera mu mutwe wihariye ushinzwe imyifatire myiza Yewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo.